Hora mamen is your boy Vitamin. Ewan, uyu munsi noneho nkuzaniye akantu k'ubwenge utigeze ubona ahandi tu. Ni akaboro mba nakuye imihanda nkavuga ati noneho nanjye kankabatemo. Ewan, interineti yanyu mureke gutakaza megabyte mugura interineti, mukoresha interineti y'ubuntu. Wakibaza uti bikorwa bite? Birakunda, ariko icyo nkwijeje cyo nuko biraza kuza gukunda kuri ino nshuro. Uno munsi ntabwo biranga. Then nawe unyizeze ko wamaze gukora subscribe, mbona umubare wa views n'uwa subscribe wazamutse. Yes, nawe niryo sezerano uba ugomba kumpereza kandi ukaryuzuza, kuko ni ibintu byoroshye cyane. Utu tuboro mani kutubona imihanda mani natwe biratugora tu. Okay, ibyo reka twere kubyibandaho. Icyo usabwa wacyumvishe, nanjye icyo usabwa nacyumvishe. Icyo nsabwa njyewe ni ukubaka icyizere muri wowe, nkaguha ibintu biri real, bikora, bitangiza. Okay, nawe icyo usabwa ni gukora subscribe, like, share, comment, honor. Erega muri inshuti zanjye ndabizi abanyarwanda kandi muzankunda. Nimbaho ibintu byiza muzankunda nk'aka ko nzanye noneho ni urundi rwego. Icyo usabwa ni iki ngiki, ni uko ufite smartphone. Ndabizi hari abantu tuno tuvidewo njya numva muducuranga kuri YouTube, kuri Bluetooth. Mubwira kakadawunodinga kaguha Bluetooth bro, kagatunga kuri gatoshe. Wallahi, cyakoze imihanda naho basigaye banzisha. Okay, ibyo reka twere kubyibanda. Icyo usabwa ni uko ufite smartphone, ukaba ufite data nkeya zo kujya kuri Play Store ukadawunodinga application. Ikindi, ugomba kuba ufite simukadi ya Airtel, Tigo. Ikindi, ugomba kuba wakoze subscribe. Ikindi cy'ingenzi, ugomba kureba videwo ikarangira. Utaza kuza kumpamagara muri nomero ndashyira muri description ngo byanze kandi warebye videwo ntirangire. Iyi niyo interineti yoroshye kuyikoresha, waba uri umuntu uzi gukoresha ibintu bya interineti, waba uri umuntu utabizi. Iroroshye cyane, wowe icyo usabwa ni ugukurikira. Urafata phone yawe nk'ibisanzwe, ujye muri Play Store, ujye muri search box, wandike STARK, usiga umwanya, wandike VAPN, then search, click on search box. Dore ngaha ahantu iba search box. Hari abantu baba babizi, baba bavuga ngo ndimo ndatinda. Bro, niba ubizi abandi ntago babizi. Hari abantu baba batamenyereye ibi bintu bya online. Then doing Stark VPN reloaded. Then click on it. Then uklikeho. Numara guklikaho, ukore kuri install, kuyestara. Nukirika kuri install uzategereza. Numara gutegereza uzabona imibare itangiye gutera 11%, 28%. Ubwo harabura nka 40, harabura 44, harabura 26, harabura 12, harabura rimwe ngo ibe downloaded. Urabona ko itangiye kwiyestara. Bro, ikomanga mu gatuza uvuge ati ndi Babylon niba ntakoze subscribe. Kabisa niba utakoze subscribe, ikomanga mu gatuza uvuge ati ndi Babylon. Niba uri kumwe n'undi mujama, shamubwira ati niba tutakoze subscribe turi Babylon kabisa. Nteye imbere byakubabaza mana, ni nkuko nawe uteye imbere byanshimisha kabisa. Reka nizere ko wakoze subscribe. Iyo tugeze ahangaha dusubira inyuma, dukora kuri back button, tukajya muri application zacu. Dore ngiyi yamaze kugeramo, yamaze kuba installation started. Then click on it. Ukurikire rwose, ni ibintu byoroshye cyane. Nanjye kano kantu gakuye imihanda n'umujamo wanjye wo muri Amerika, ubu ndabuye ati no mu Rwanda noneho kari gukunda. Hano nuhagera, tweaks upgrade, uzakora kuri okay. Nugera hano uzakora would like to join us. Ushaka kuba joininga kuri Telegram,
wapi ibyo reka tubyorere tuzabijyamo ikindi gihe. Zakora kuri no yo banyarwandakazi ko bitabaye connected kandi umuntu yambwiye ngo leta biba connected ose yambeshye, ariko reka tugerageze turebe. Urabona hano harimo switch button on cyangwa off, hano mo hagati urabona iriya buto imenyesha gufunga cyangwa gufungura. Kwesa kose ntiyambeye, kadukirikemo twirebere. Nakiritsemo hano ubu ni ugukora kuri OK, kankore kuri OK. Appear top screen when VPN is active. Ngo reba kano gafunguzo hejuru irabibaye active. Kano kantu kari hano kameze nk'agafunguzo, za funguzo za kera z'amaseri, ngo nikaza irabibaye active. Birakora wasanga ko dutegereze ndeko nawe celebration. Ubu ndimo ndacelebra cyane kuba abanyarwanda ntabatengushye ngo mbabeshye. Urabona ko kagafunguzo kaje hejuru, internet yabaye connected. Urabona umuvuduko iriho, ibaze iyi internet igucitse cyangwa nawe uyibonye ntuyisharinga inshuti zawe. Kugumana ibintu wenyine ntago ako kantu kaba ari sawa. Gusa uramurangira ukamubwira ati jya kuri Shine TV urebe internet ziriho. Izo megabyte wazazibona, megabyte ntabwo wazazibona bro. Umuntu aba akeneye ibintu byinshi. Thank you so much kuba urebye video ukayigeza hano, nacyo ni ikintu cy'agaciro. Gusa ntibagirwe comment, like, share, wayikora utayikora nyine it's up to you. Subscribe yo ni ingenzi. Dore internet noneho iri ku muvuduko hejuru, igeze ku muvuduko wa kilobyte 600. 700. Yes, iyi ni internet yo ku muvuduko hejuru mamen, igeze kuri megabyte 1. Niyo telefone yawe ufite ntabwo igira iyi internet do wallahi. Nta na wireless igira iyi internet yo kuri miliyoni 2. Yesu wabambwe, miliyoni 3 hafi. Reka dutegereze turebe. Iyi niyo internet ya mbere yo ku muvuduko hejuru mbonye kuva natangira gutunga ibintu by'ama VPN. Ni inyamerika iyi ngiyi. Hari ikindi kintu twakoze, hari fayilo twashyizemo, nawe uba umugabo wo kubihamya. Yewewe kamite mafata screenshot nya uploading kuri Facebook. Screenshot se hano hasi se iyi internet nawe utayirangiye inshuti yawe waba uri umugome. Reka nsoze video megabyte 3. Iyi internet uyifite kujya kuri YouTube no gukirika kuri video byarangiye byikoze. Reka video nere kuyigira ndende, kambareke namwe mubyikorere murebe. No video singira mbona ndangije kuyikora ngo nya uploading kuko nanjye ubu byandenze bro. Niba utakoze subscribe nta nindi video banza nzongera gusohora irenzi yewe cyakoze. So thank you so much, ngira ngo namwe murabyibonera.